Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ishimwe ndabasuhuje amahoro ni Odette Kandama muri Saveur Divine. Turashima Imana nyiribihe ikitubeshejeho, komeje kuturinda no kuturengera mu isi y'akaga n'amakuba. Nubwo tunyura mu birushya binaniza umutima, ariko Yesu yaratubwiye ngo ntabwo bizabura kubaho, ngo ariko tujye duhumura yanesheje isi. Imana ishimwe. Nje kuganira namwe amagambo avuga ngo Yesu ari iburyo bw'Imana adusabira. Namwe murabizi, ariko tubyibukiranye, Yesu yicaye iburyo bw'Imana adusabira. Mu nkundire dusoma amagambo y'Imana ari mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 8, dusoma umurongo wa 33 tugeze ku wa 34. Handitswe ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Imana ishimwe. Reka twongereho amagambo yanditse mu butumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 16 umurongo waho wa 7. Handitswe ngo ariko ndababwira ukuri yuko kizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Imana ishimwe. Turashima Yesu wapfuye kubw'ibyaha byacu kugira ngo tubabarirwe. Turamushima kandi kuko yazutse, urupfu rutamuheranye, yarazutse, yasinze urupfu, yaradutsindishirije. Imana ishimwe. Turashima Yesu wagiye mu ijuru, yarazutse asubira mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Rero yabwiye abigishwa be, hano dusomye muri ubu butumwa uko bwanditswe na Yohana, arababwira ngo ikizabagirira umumaro, munejejwe nuko ngumana namwe, ariko ikizagira icyo kibamarira nuko ngenda. Nintagenda umufasha ntabwo azaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Imana ishimwe. Iki ni ikintu cy'ingenzi umwuka wera w'Imana Yesu yoherereje abigishwa be. Ni ikintu cy'ingenzi kuko adahari cyangwa atari yabamanukira, abigishwa barananiwe rwose kuvuga ubutumwa bwiza. Mwuka wera aratinyura, yarabatinyuye babasha kuvuga ubutumwa bwiza. Ntabwo navuga ko Yesu yicaye iburyo bw'Imana ntavuze uburyo yabanje kubwira abigishwa be ko agomba kugenda, akababwira ngo ni byiza kuri mwebwe nimundeke ngende. Turashima Yesu wagiye, wazamutse akajya mu ijuru, kandi umwuka wera yaramanutse amanukira abigishwa bo muri kiriya gihe. Natwe abakurikiyeho yaratumanukiye, turi abagabo bo kubihamya. Ni ikimenyetso gihamya ko Yesu yageze mu ijuru, kuko yaravuze ngo ningerayo nzaboherereza umufasha, umwuka wera. Mwuka wera yaraje, niwe udushoboza gutinyuka, niwe utuma tuvuga ibyo turi kuvuga, niwe utuma tuvuga ubutumwa bwiza. Mwuka wera w'Imana. Haleluya, haleluya. Mwuka wera yaraje, yaramanutse, asigaye abana natwe ndetse aba muri twebwe. Si ibyo nagambiriye kuvuga cyane, ariko sinari bubitambukeho ntabivuze. Mu minsi iri imbere turaza kubyibuka
turimo turagenda tugana kuri Pentekote, turaza kubyibuka uburyo umwuka wera yamanutse akamanukira intumwa, natwe akatumanukira, na n'uyu munsi akaba akimanuka, akaba agihari, kandi abamushaka bose bakaba bafite iryo sezerano ryo kumuhabwa. Imana rero nibaha umugisha, abwira abigishwa ngo ibyiza nuko ngenda, ningenda nzaboherereza umufasha, ariko nintagenda ntabwo umwuka wera azaza aho muri. Yesu rero yaragiye, Yesu yageze mu ijuru, yatwoherereje umufasha. Ikindi Yesu adukorera, Yesu ari iburyo bw'Imana aradusabira, asabira abo yahaye ubugingo, asabira abo yahaye agakiza, aradusabira, yicaye iburyo bw'Imana. Nubwo duhura n'ibiturushya, nubwo duhura n'ibituvuna, Pawulo yandikira Abaroma arababwira ngo intore z'Imana ntawe uzazirega, intore z'Imana ntawe uzazitsindisha, ntabwo zatsindwa, ntawaziciraho iteka, kuko Kristo yarazipfiriye kandi arazizukira, kandi ari iburyo bw'Imana arazisabira. Imana ishimwe. Abana b'Imana ntawabarega, abana b'Imana ntawabatsindisha, ntawabaciraho iteka. Abari muri Kristo ntawabaciraho iteka, kuko Kristo yarabapfiriye, arangije arabazukira, arangije ari iburyo bw'Imana arabasabira. Imana ishimwe. Narinje kukubwira ngo Yesu Kristo yatsinze urupfu, arazuka, ajya mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana Data, aradusabira ku manywa na nijoro. Mu bikurushya, mu bikunaniza, mu bikugora, umenye ko Kristo wagucunguye, Kristo wagupfiriye, ari iburyo bw'Imana agusabira. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo Yesu yatangiye kudusabira ari uko ageze iburyo bw'Imana Data. No mu gihe yari akiri mu isi, mu gihe yendaga kuyikurwamo, iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 17, ubona isengesho Yesu yasabiye abigishwa be mu gihe yendaga gutandukanywa nabo. Arabasengera, arabasabira. Ni isengesho ryiza cyane, uzarisome kiriya gice cyose cya 17 cy'ubutumwa bwanditswe na Yohana. Yesu arabasabira, arabasengera, abasabira byinshi, uzabisoma uzabyumva. Umva icyo ngambiriye kukubwira. Nubwo yabasabiye akabasengera iriya sengesho rinini, ariko abasabira ni bande? Yesu abasabira ni bande? Ndagira ngo dusome umurongo wa 17 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, mu bice 17, bice 17 uko byanditswe na Yohana, murongo wa 9, handitswe ngo ndabasabira, sinsabira ab'isi, ahubwo ndasabira abo wampaye, kuko ari abawe. Narimbajije ikibazo ngo abo Yesu asabira ni bande? Yesu ntabwo asabira ab'isi. Aravuze ngo sinsabira ab'isi, ahubwo ndasabira abo wampaye, kuko ari abawe. Ab'isi ni bande? Ab'isi ni abatarakira Yesu, ab'isi ni abataramwizera ngo abayobore, ab'isi ni abakiyobora ubwabo, ni abakiyoborwa na kamere y'umubiri, kamere yabo, ni abakiyoborwa n'iby'imitima yabo itekereza. Abo ni bo b'isi. Mbese waba uri muri abo? Ndaguhendahenda ngo wakire Yesu abe umwami n'umutegeka w'ubugingo bwawe, kugira ngo nawe usohoke muri aba b'isi, usohoke mu bantu basanzwe, maze ube umuntu w'Imana, ube mu mubare wabo Yesu asabira. Tubonye ko Yesu ari iburyo bw'Imana adusabira, ariko asabira abande? Asabira abamwizeye. Ntabwo asabira ab'isi, asabira abihannye, asabira abejejwe n'amaraso ye, bemeye kumwimika mu mitima yabo nk'umwami n'umukiza. Ndaguhendahendera kwakira Yesu ngo abe umwami n'umukiza wawe, maze ube umwe mu bo asabira. Umva uko Bibiliya itubwira. Bibiliya itubwira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 8 umurongo wa 14 ko abayoborwa n'umwuka w'Imana bose ari bo bana b'Imana.
kandi utari wakira Yesu, uyu mwuka w'Imana ntabwo aza muri wowe, ahubwo iyo umaze gukunda Yesu no kumwakira, Yesu ngo azana na se, akazana n'umwuka wera, bagatura muri wowe. Rero abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kandi Yesu nibo asabira. Urwo rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 8:9 hatubwira ngo umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntabwo aba ari uwe, kandi umwuka wa Kristo aza ku muntu wakiriye Kristo nyine mu bugingo bwe, wihannye ibyaha. Ndakwifuriza kwakira Yesu kugira ngo nawe ube mu mubare wabo asabira, wabo asengera buri munsi. Imana niguha umugisha mu byo uri kunyuramo. Niba warizeye Yesu, ntugire ubwoba, usenge uko ubasha, uko intege zawe zingana, uko ubashije usenge ku manywa na nijoro, ariko wibuke yuko na Yesu yicaye iburyo bw'Imana agusabira. Niba rero wowe utari wakira Yesu, ujye mu mubare w'abana be, w'abamwakiriye, kugira ngo nawe ajya gusabira ku manywa na nijoro, ko twebwe ntabwo twashobora, ntabwo twabibasha, ariko Yesu Kristo aradusabira. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu.